nta magi ariko atasiyo nta menetse samahuri nishaka ribe rimwe cyangwa be menshi ukarota ubona ijya kumwira ngo nirye inkware ngo nirye inkoko ngo nirya kagoma ngo ryitwa igi ntago birigaragaza isobanura ubwoko bw'amagi ujye kwikwiteshwa ngo nayi ngona ngo bimwe mu bireka kuzana ubwo butiko bwanyu igi ni igituse to mu buzima no bukire no butsinze inzozi ya gatanu ni ukurota ubona uganira n'umukire abakire cyangwa abantu ba celebrities abantu byamamare bikomeye uri kumwe n'abantu ngo ni feve ikomeye ku buzima bwawe kandi ugiye gutera imbere Imana irakurinze nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kabiri kandi iyi migisha yose izakubaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe amen ntago nakira amafaranga yavuye mu kabari ariko iryo turo ritwara ahandi sengera akabari kunguke n'amarogi yangeza nk'abakiriya ubwo abo bakiriya bameze bate ubwo bajya mu irogi nukusya gusambana n'inzoga basinde barwane abona amafaranga azana icyacu atese kuki wowe uyanza bane baba yakira ntigendo yabashirege ntayo ahubwo akira sohoka kandi ako kantu waje wambaye nutagakuramo ntuzigera ugira umugisha ati wakabonye singakoze akira urumva ko ki hari gukoza ku muti agahitama ugasanga ndigiye gutangira gusobanuza nkasaba kuri kamera meze cyangwa singonga abantu bose bacuruza ko ntago imyego yose izakora kimwe ngiye kubabwira ikindi inzozi ya gatatu nutambwira ngo yimbwire nubafashijwe ntago mubikomeza yimbwire ngende kuryoherwa kurota ubona ibigori bingibi duhinga byaba mu murima byaba byanditse byaba bisaruye byaba bitarera byaba byeze byaba ari mu murima ibigori tukuru ahandi ntago mpavuga ko nkomboye kurya ikigori we cyokeje cyagize gute cyokeje nabyo nkumbura narabireba ntuguka mu matwi ndanabyotsa naramwawe ndakira mu bwaburanye nubwo wokeje ibigori we iyo nkibonye ndabira icyuya no kuri kurya ukajya ugahungiza tambukire kwishima kibazo muri 2002 ubu we wokeje ikigori imbere y'Imana ajya kamashashi barakubwira uhungiza ajya kamashashi barakubwira tuzabivugaho ndimo mvuyeho namanukaga mu kigo nambaye uniforme esa neza 50 mutambukire kwishima ndagurisha nta kibazo mfite none se ko yansabe ko nakora nubwo burebure bwawe erega systeme zanjye neshatu kugira ngo mpega amaboko nakora ure udashyizeho inzobese imyaka 32 nkiri n'umusore ufite n'intege umeze gutya kwari Imana ikwanika ariko azakwanura ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita ibisuzuguye
iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. cyari ku bumwe bw'abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nanone kandi amazina yanjye ni Jerry, turacyakomeje amasengesho avuga ati ntubyambukane. Iyo niyo ntego turi gusengeramo, kandi koko twararebye dusanga hari byinshi bitubuza umugisha. Yego. Hari byinshi bituma turira, hari benshi batatwifuriza neza, ariko hari ibyo twitera. Ibyo rero ntitubyambukane. Ubugome ntitubwambukane, umutima mubi usige, ubushomeri ubusige. Imana irabishoboye. Ni nayo mpamvu tukiri kurebera hamwe mu nzozi ari izejo. Twabonye ko dukwiye izirazo dukwiye kuzambukana rwose. N'uyu munsi rero ngiye kubwira turazambukana. Izejo ziravuga ngo inzozi zakwerekaga ko nta mwanzi, nta ufiteho ubushobozi. Reka ahubwo bagiye guhanwa bitewe n'uko bagenzeho. Tugomba kubyambukana, ubwo budahangarwa tukabwambukana. Umwuka wera yambaye kubategura zisobanura ngo yego, ibintu byerekana ko ufite favor in your financial. No kuvuga igikundiro mu byukora, mu butunzi, mu mafaranga, ntabwo ari ibiryo. Yo tuvuga financial ni amafaranga. Ibibango bifatika harimo ibijumba n'ibishyimbo. Turavuga amafaranga ko business igiye kuraninga well. Yego, uko wabyifuza, ubucuruzi bwawe bugiye kugenda neza, ibyo ukora bigiye kuvamo amafaranga neza. Ukiri mu rugo nifuza ngo mbega ikintu cyose cyatwaraga amafaranga yawe kigiye kuvaho, amafaranga aboneka. Dukwiye kuzambukana. Izo nazo tuzambukane rwose mushomba. Can wait. Dusoje abantu bose ahantu baherereye badukurikiye, bari kumwe natwe mu masengesho, abari guhamagara, abandika message, abashima ku mbuga zacu zitandukanye, n'abashaka kujoininga bajoininga bakoresheje link. Niyo harabo bigora kumenya. Yego. Ariko uranyandikira kandi mpita nkwinjiza. Yego. Gusa hamwe condition iyo ushyizeho ibintu bidasanzwe mpita mbivanaho, nkahita nakuri moving nkakuvanaho burundu. Oya ni amasengesho gusa. Hari abantu uzana baza muri groupe agashyiraho ibintu ibi video bitafite umutwe, cyangwa akazana link ko yahandi hana agashyiramo. Mba nabihoreye ko ntako ndazo nkabisibagiye. Nta mpamvu nibi. So rero by'ukuri tugiye kwambukana neza mu mwaka wacu, tugiye tujye imbere tumusoko kuwa kane birumvikana. Ariko tugiye kubona zisobanura ko ndabisengera nzerekana ko nyine ko mu butunzi, mu bufaranga duke twawe ufite. Iyo tuvuga ubutunzi ntago ari bya mirenge, mu duke twawe. Kuko n'ubundi mushumba twagira ngo tubwire abantu atumva ubutunzi ngo yumve ko agiye kuba umukire wa mbere mu gihugu cyangwa ku isi. Oya, ubutunzi abantu bararutana mu byo ufite. Satani yemere kudukoraho. Tugiye kubyarira inyungu bukubeshe mu rwego rwawe. Umuyede ni 4 nibahembwa 4 cyangwa 3 ni 5. Umuyede ni 7. Umuyede mufundise sende wacu byara bo biterwa na quartier murimo. Twebwe umuyede ni 4, mufundi no 8. Aha turi muri quartier yacu. Urumva azajera ayahembwa buri munsi. Uhembwa miliyoni afite ngo mu duke twawe ufite tukugirira umumaro. Satani ugiye kutuzamo. Alleluya. Ubundi se sicyo twifuza. Niba n'imihungu 200 muri 200 yanjye nta burwayi burimo. Nta burwayi burimo. Ubwo nzagura na saving. Ahira urugo saving. Muri make nta muganga ndamuhombya ntayo mushyira. Ubwo njyanye n'inzige ziba zivuye mu byawe. Pine y'imodoka igiye gupfumuka ngo ngende nyihinduze. Nta tara ryapfuye rya moto ngo njye kuricana. Muri make ibyo ngiye gukora biri safe. Uduke mfite turarinzwe. Tukwiye kubyambukana mu izina rya Yesu. Kandi dukomeje gusenga tuvuga ngo Imana irinde abantu b'Imana. Nyaboneka umuntu urwaye, umuntu ufite ikibazo mpamagara ndahari. Niba uruzi kumamagara bidakunda wihamagara inshuro nyinshi, andika gusa mubonera time. Yego. Buruzi ko shano gusubiza ikintu mbonye nk'ikintu nyandikiye nkabona nta kiri bugutware. Shano gusubiza mu kwezi. Kuko wabonye bitari emergency. Ntago ari ibyo. Wewe urabona bikomeye ko ntago bikomeye. So rero kugira ngo dusenge mukozi w'Imana wanyemerera tugasoma ijambo ry'Imana kuko niryo nshaka ngo shingire ubone ko tuya dusoma ko ibintu bigomba guhinduka. Ijambo ry'Imana niryo buzima kandi koko. Kabiri umurongo wa 28 kujya kwa kabiri Deuteronomy. Gutegeka kwa kabiri umurongo wa 28
Tegeka kwa kabiri 28 wa mbere n'uwa kabiri. Wa mbere n'uwa kabiri haragira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kabiri, kandi iyi migisha yose izakubaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Turebe Yobu 26:7. Yobu 26:27 etse gato. Yobu niyaretse Imana ye. Yobu kangahe? 26:7 haragira hati ikasikazi yahashanjije hejuru y'ubusa. Kasi yasanjije hejuru y'ubusa. Yego. N'isi yayitendetse ku busa. Nuvuga ngo ibi bintu byakorwa niba yarafashe isi kayitendeka ku busa icyatuma utabasha gutembera ni we izera Imana, igera Imana yivuga. Ndebera n'umurongo w'8 kuri iki gice. N'inyamaswa zibona ntabwo yazikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo cyane, nabwo gashinye guca ku muntu. So burya Imana cya gaciro umuntu. Rero tubwire iki ubwo no kuvuga ngo iyi mirongo dusomye itweretse imbaraga z'Imana mu gukora ibitangaza, wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo iyi migisha yose izakuza. Isi yayitendetse ku busa, bivuze ngo nta gitangaza ko Jerry wabyuka ufite ijipe hano rwose. Amen. Uko abayivukanye ababifite ntago bazivukanye. Hano mwicara nko mukora akazi ngo henga igihe wakoreye uyashyira he utarabashyira he nawe se cyo kibazo. Anasanga ufite n'akadeni muri iyi minsi ibintu by'imodoka n'amazu ntukabyishinga. Yego, tubamenyera muri cyamunara byashyushye. Kandi aho kugira ngo nirukanke nzasubira inyuma, nzagenda gake ariko ngereye. Nirukanke ugende, tuzahura ugaruka agende imongere. Ndi uri mugende. Yego. Slow but sure. Nta na rimwe natwe ibyatuma twihutisha ibyacu birahari. Ariko ni ingaruka nsubira nirukanka ndabigenza. Shortcut zirahari. Ariko kibazo ni cyo. Nuvuga ngo rero navuze ngo nugira umwete wo kunyumvira. Niyo nabwiye ngo nta maro umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Ibintu byose dusobanura bidashingiye mu gukizwa, kandi gukizwa Jerry si uguhindura idini. Oya, gukizwa si ugusohoka muri ryurimo. Gukizwa no guhinduka umutima. Abantu benshi bazi ko nyine hari amadini amwe abamo abantu bakijijwe, ayandi akavamo abantu ya Satani. Dini ko ntaryo. Satani niho ashinza. Tubyihoreye. Twabyihoreye. Reka ntashwe hatagira ndeba ko nabo ibyo mvuga nabo barabizi. Twivugiraga gukiranuka. Kandi impamvu Satani haba nabo bazi impamvu bamurwanya. Nawe agomba kujya kurwanya hari imbaraga, ubundi hari imbaraga niho ujya kuyarwanya hangane nazo. So rero by'ukuri bisaba ko habaho izi nzozi zose, nubwo tuzivuga ntaho zizagera hari ibintu utakoze. Uyu muntu azaba azi gutanga icyacu, azaba azi gutanga amaturo, azaba azi gufasha abakene. Niyo mpamvu umugisha uzatoha. Yego, ukagwira rwose. Kugira igikundiro muri finance, amafaranga akazamuka, ntago ari kugira ngo uzabone yameze nk'ibyatsi byimejeje. Jamais. Adafite ahantu yavuye. Ntiwatanze igitambo, ntago uzi gutanga icyacu, uzi gutanga amaturo, uzi gufasha abakene. Ufasha abakene, urikunda, uri inyangamugayo mu gukiranuka. Uragira ngo Imana izamure finance yawe gute? Here ngo ndazirota ariko ngo ntibikunda. Mfite amafaranga menshi, nta muntu wishyurira mituweli. Ngo natanze ngo nayo mafaranga ngo n'icyacu ndagitanga, ariko uragitanga urakiranutse. Se ko ushaka iby'Imana ikiranuka wari umunyabyaha, uragira ngo bigende bite? Nk'ibyo byose. Aho udakorera ku mwuka muri iyi minsi, akorera kuri juju. Kwidawa ku kantu bakenyereraho twisiga amazi, bagenda bazi benshi mutwe tuganira, umuntu bakamutera amazi y'umupfu wapfuye kurya bayakarabye. Uzi ko ibyo bintu nigeze kubyumva nkagira ngo ni ukubeshya. Birabage turaganira muri biro bakabimbwira. Hari ahantu mu cyumba kimwe cy'amasengesho bayateraga abantu bakavuga indi mutamenya ubwoko bwazo. Cyane.
hari n'ibindi bakora ngo kandagira hanaga barakuzinze byose bakabikora barwana kuko hari no muri iyi minsi mike ntashaka kuvuga umuntu yansanze muri biro avuye ahantu akinjira ijwi riramwe ngafite imyuka mibi ntiwakira ikintu akuzaniye akimpenda mugana ndabona ukennye ahubwo reka nanjye nguhereze twara ibintu byawe rwose kandi ndangije sinamuha amafaranga mu ntoki ngiye nyamuha ari electronique sha naje mu bintu byinshi mugana yasanga yakoze ibintu byinshi bitaba uwo mugabo yanteye ubwo ntabwo dukeneye amafaranga ava mu bugome rwose hoya ibyo urumva ko ari ucyashaka niki kwari kugira ngo icyampereje kizangireho ingaruka muri njye wacyakiriye erega iyo wakiriye impano y'umuntu mbi abantu muri make abakoze transaction n'ibintu byawe byiza kandi noneho ahita ashyiraho n'akantu bita ijambo mbere yuko haguruka rero mu mutima kandi ntago arivuga akabati ati ngaho nsengera ibyanjye bikomere byari byaranze kajya horo mwami Yesu ntago nakira amafaranga yavuye mu kabari ariko kita iyo turo ritwara handi sengera akabari kunguke n'amarogi yangeza nk'abakiriya ubwo abo bakiriya bameze bate ubwo bajya mu irogi nuko gusambana n'inzoga basinde barwane abona amafaranga azana icyacumi atese kuki wowe uyanza bane baba yakira ntigendo yabashirege ntayo ahubwo akira asohoka kandi ako kantu waje wambaye nutagakuramo ntuzigera ugira umugisha ati wakabonye singakoze akira urumva kuki ari gukoza ku muti agahitama ugasanga ndigiye gutangira gusobanuza nkasaba kuri kamera meze cyangwa urahwekera ariko yararuvuye ko reka twagire ku nzozi rero sasa iya mbere kadusenga Imana nyiri cyubahiro ndasenze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mwami kugira ngo umuntu wese kubijyanye na finance umugirire neza iyo febi bugaragare abahomba boye guhomba utabara bwohogaye kandi usho gukiranuka no gukizwa no kugimana no kwakira no gutabara no kurengerwa no guhagarara udatsinzwe n'urubanza no kwakira imbaga zasanzwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana iguhe umugisha amen. Icyambere uribuka kera tukibona ikarita ya MTN bakabanza guscratching gushishura ngo shishura urayibuka zaguraga 500 igihumbi 2500 ndazizi cyane none ibuka kiriya gihe wabonaga imibare ro ku scratching ugahanagura kandi ntukire ikintu gihanda udasiba imibare imibare washyiraga akantu nk'akantu gato k'indurwara igiceri anabwo gashishura gake yeso rero kuro tufite ikintu mu ntoki uri mu giscratching ndabyitangukira ugiharura gake ariko icyo ufite mu ntoki yego shaka kibi kijumba shaka urupapuro shaka ikintu cyose ufite mu ntoki ariko usa nk'ujya kureba akantu kari nk'imbere kuko n'uyu munsi nubwo tubivuga nk'ikarita ariko n'ibindi bisaba ko ubanza nko gufungura ariko scratching bivuze ngo uwo ni umugisha w'ibyari bihishwe bigiye guhishurwa sibyo it's like ugiye gushaka wari wajya gufata ikarita ATM wemera ko ugiye uyiguha batazi n'amabanga na kode yawe hari utubare barebera inyuma iyo mugiye kwishyura mu bintu international urabibonye hari utubare dushyira imbere urabyibushyiramo karita akatubare dushyira inyuma kuri karita urabyibuka so urumva rero nugushima ugakuraho akantu gatwikiriye ukarebamo imbere kandi ni wowe ubwawe ubikora igihe kimwe nuko wabonemo wifungurira ikintu ariko hari akantu kari nk'imbere ipfa kuba ari ikintu ufite usa nko scratching uvanaho cyangwa itching cyangwa ukoraho ufataho ibisono ngo umugisha w'Imana uje mu buzima kandi ako kantu kaba gahishwe kaba ari urufunguzo rukugeza ku mugisha urakoze cyane Imana iguha umugisha. Icya kabiri ni ukurota wakira amafaranga cyangwa impano iva ku muntu uzi kandi wubaha. Umuntu uzi kandi wubaha. Attention. Kurota wakira amafaranga ku bantu utazi aho bavuye. Ntabwo ari byo. Ni ukurota wakira amafaranga ku muntu uzi kandi wubaha. Yego. Kandi uhora utekereza ko ari umuntu wakugirira akamaro. Ushobora kubona mu nzozi umuzi ariko mu buzima usanga ntabwo utamuzi. Yego. Ikimenyetso cyerekana ko finance ifite agaciro. Wakira amafaranga. Ariko haza kwitondera ikindi cy'umwana nzaba hari undi musinzi abategurira ukuntu kurota wakira amafaranga n'usatari byiza. Hajye ubanza wumva inzozi uko zatangiye. Ibanga ry'inzozi ni iri.
ni ukumenya byatangiye bite, uko zatangiye, byakomeje bite, byarangiye gute. Ahangaha ni ukurota wakira amafaranga cyangwa impano uhabwa n'umuntu uzi kandi wubaha kandi ukunda. Ubaha kandi ukunda. Yego. Menya ngo business yanjye Imana ihagazeho 100%. Kandi ugiye gutera nubwo utari mucuruza. Ko utari mucuruza ariko sinonga abantu bose bacuruza ko ntago imyuga yose izakora kimwe. Ngiye kubabwira ikindi inzozi ya gatatu. Nutambwira ngo yimbwire nubafashijwe ntago mubikomeza. Yimbwire ngende kuryoherwa. Ukuro tubona ibigori. Ibigori bingibi duhinga byaba mu murima, byaba byanditse, byaba bisaruye, byaba bitarera, byaba byeze, byaba ari mu murima. Ibigori tukuru ahandi ntago mpavuga. Ko nkomboye kurya ikigori we. Cyokeje cyagize gute? Cyokeje. Nabyo nkumbura narabirebe ntunguka mu matwi ndanabyotsa naramwawe ndakira mu bwaburanye. Nubwo wokeje ibigori we. Iyo nkibonye ndabiricyuye. No kuri mbona. Kurya ukajya ugahungiza. Tambukire kwishima. Kibazo muri 2002 ubu we wokeje ikigori imbere y'Imana ajya kamashashi barakubwira uhungiza ajya kamashashi barakubwira tuzabivugaho ndimo mvuyeho namanukaga mu kigo nambaye uniforme esa neza 50 mutambukire kwishima ndagurisha nta kibazo mfite none se ko yasabe ko nakora nubwo burebure bwawe erega systeme zanjye neshatu kugira ngo mpega amaboko nakora ure udashyizeho inzobese imyaka 32 nkiri n'umusore ufite n'intege umeze gutya kwari Imana ikwanika ariko azakwanura. Tuzagaruka ku mbaraga z'Imana no kwihangana mu kigeragezo mushumba kuko hari ibintu ureba kavuga uti se ntago byumvikana. Tuvugira ko tubona ibigori. Ikigori ni ikintu gikomeye mu nzozi. Ariko hakabaho ibyo nzanabwiye kera ashize imyaka nk'ibiri n'igice hari uburyo bitanu navuze ibigori ni genera. Yego muri rusange. Yes urakoze. Inzozi ya gatatu rero. Nukuro tubona amagi. Nako ya kane. Amagi. Burya amagi ahagarira ubuzima, ahagarira ubukire, ahagarira n'ubutsinzi. Ubuzima, ubukire, ubutsinzi. Urota amagi. Atogosheje, adatetse cyangwa atetse cyangwa se aho ngaho apfa kuba atamenaguritse atari mene cyangwa ari amahuri. Ibyo nawe ukiyarota uyabona uyegeranya uyahiramo urimo bisobanura ngo ubonye ibintu bitatu n'ubukire ubuzima no guhorana intsinzi mu kubaho kwawe. Hari mugenzi wacu wambwiye ko ejo yabonye permis nayo tusenga amasengesho. Ndera batubwira ngo nayo narasabye akazi bakumamagara ati barampamagaye ngo ntangire. Ntiwumva se ko hari ibiri gusigara. Ntabyo turi bwambuka. Hari ibiri gusigara, ubushomeri busigara, bikene busigara. Kudatera imbere bisigara karanga. Ya kane na amagi. Ariko atasiyo ntamenetse samahuri. Nishaka ribe rimwe cyangwa be menshi. Ukarota ubona igijya kungira ngo nirye inkware ngo nirye inkoko ngo nirya kagoma ngo ryitwa igi ntago biri garagaza. Isobanura ubwoko bw'amagi. Ujye kwikwiteje ngo nayi ngona ngo nabyo mu bireka kuzana ubwo butiku bwanyu igi ni igituse to. Mu buzima n'ubukire n'ubutsinzi. Inzozi ya gatanu ni ukurota ubona uganira n'umukire abakire cyangwa abantu ba celebrities abantu byamamare bikomeye uri kumwe n'abantu ngo ni favor ikomeye ku buzima bwawe kandi ugiye gutera imbere Imana irakurinze. Favor ikomeye cyane. Inzozi ya gatandatu ni ukurota ubona igiti kirimo umuyaga mwinshi ariko amababi yacyo ntahunguka. Umuyaga uri guhuha ariko nta babiri riri guhunguka. Ntihunguka nta shami rivunitse kandi ukabona igiti kimwe kirahungabanye urimo kireba n'amaso menya ngo umva abarozi bari buroge abagome bahaguruke abagamba ariko nta kibari butware business yawe. Yego. Nta mpamvu yo gupakira imizigo ngo wiruke. Erega ibi tubonesha amaso nta byadutwara. Izo nizo eshatu zerekana yuko ugize agaciro ibyo ukora bifite imbaraga ibyo ukora nta uzabirwanya. Nta uzashobora umwe bwabera. General Zirose. Nta wabushobora byo. Huye nibigukundira. Ukuca ugasanga naciye hari. Barawigana bagakopiya bakarekodinga bakabisubiramo ariko ariko ubwenge n'Imana yatanze ntago bikunda. Bazabirebe inzozi bazivuga nyuma twarabivuyeho cyane. Ariko nabyo giye biranashimisha niba abanyeshuri beza niba kumva ikintu navuze wakivuga it's okay kandi kikakubeshaho igihe nta kibazo mfite
kereka buriya nkwereke ubwenge ni nk'umugezi n'ubundi ariko wese ko wavukiye i Kigali ntabwo bize zabaza bavukiye mu kigo ngo za Kano bakoraga amazi akararameneka nta nabavoma Kano se sinyizi akararameneka ngo yamenetse mu rugo kwereza imvoma ngo muvoma arahari akomyameneka bavoma urabyibuka ari ibintu ndabizi biriya icyo bisobanura se kuvuga ngo n'ubundi mu buzima ubwenge ni nkari y'amazi undi aravoma Imana burya iragutse undi agakora hari no kwigana hari avuga ikibazo nuko avuga ngo nanjye ariko Imana yavuze umwana ukanaka yavuze gutyo mu bintu nirindagewe ndavuga ngo runaka yavuze uko nguko tunamwumvanye avuga gutyo so rero by'ukuri ahantu ro kora babi aho urudukagwa ntago byashoboka nta warwanya akazi kawe nta rwanya ibiraka byawe nageni naho umuntu avuga ati tumwimisha akazi ubwo buke sanga wakabonye avuga ngo nguhe kukira kabampaye cyambanye kirekire we yarakurwanje ukamuhisha kugira kubera iki ni favor y'Imana igaragara cyane rwose sinzi yumvise ndayumvise cyane twarenzaho tubwira abantu yuko amasengesho agikomeje kandi ibi byose n'ubundi bikemukira mu masengesho inzozi nziza n'inzozi mbi byose urabisengera inziza urazisengera kugira ngo zigusohore umubisha ntakuriganye noneho izi ngizi zijyanye na finance ugomba kwitonda ahangaha kugira ngo bigumeho nuko baha condition icyo twita ngo the prosperity in the kingdom of God gutera imbere kwaguka mu bwami bw'Imana nuvuga ngo hari nk'amafaranga hano nuvuga ngo ugomba kunya gutanga icya 10 gutanga amaturo gufasha abakene kandi no kudasesagura ibintu ufite kabiri ukagira n'ihame ritari muri ko ryo gusevinga kubika warangiza kugira ngo bashe kubona ko wamugisha ukuje udakoze ibyo bintu ngo kukingo na birose ntibize se kuri hotel sinzi bivuze so Imana ibahumugisha murakoze cyane mshoma